Muraho neza, twese dufite amaturo dusengeramo, kandi n'abadakunda kujya mu rusengero bazi ko ari ahantu hera, ahantu abantu baza gushakira Imana imbabazi, amahoro n'ubugingo. Ariko se byagenda bituramutse umenye ko hari ituro ryigeze kubamo icyaha gikomeye cyane ku buryo n'abatari abakristo ubwabo batashoboraga kukihanganira? Byagenda bite se igihe icyaha kitakiri ikintu kibabaza itorero, ahubwo kigatangira kwemerwa no kwihanganirwa? Nicyo kibazo Pawulo yahuye nacyo mu ituro ry'i Korinto. Uyu munsi dukomeje urugendo rwacu rwo kwiga urwandiko rwa mbere n'urwa kabiri Pawulo yandikiye Abakorinto. Tugeze ku cyigisho cya kane gifite umutwe ugira uti icyaha mu itorero. Ni ayahe masomo iri toro rya kera ryasigiye itoro ry'iki gihe? Ese ni iki Pawulo yashakaga gukosora, kandi ni iki Imana ishaka kutwigisha natwe muri iki gihe? Mu by'ukuri Pawulo ntatwereka ikibazo gusa, atwereka n'umuti. Niyo mpamvu icyo kwibukwa kivuga ngo mbese ntimuzi ko imibiri yanyu ari insengero z'umwuka wera uri muri mwe, uwo mufite wavuye ku Mana, kandi ntimuri abanyu ngo mwigenge, kuko mwaguze igiciro. Nuko rero mutume imibiri yanyu ihimbaza Imana. Ibyo biri mu rwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Abakorinto, igice cya 6 umurongo wa 19 n'uwa 20. Ubwonko bwacu ni nk'icyangwe, buri kintu cyose cyinjiyemo kinyuze mu byiyumviro byacu kigumamo. Dushobora kutamenya buri kintu cyose kibwinjiramo, kuko turamutse tukimenye ntitwagira ubushobozi bwo gutekereza neza. Ariko burya byose biba birimo, kandi ku rugero runaka bigira uruhare mu buryo dutekereza, uko twiyumva n'ibyo dukora. Iyo niyo mpamvu byoroha cyane ndetse no kuri twe abakristo guhindurwa n'ibibi byose biba biri aha tuzengurutse. Ituro rya gikristo kuva mu ntangiriro zaryo byagiye rihangana n'iki kibazo. Nk'urugero, bavuga ko kuruhuka icyumweru byaturutse he? Mbese itoro ryabikuye mu kirere? Mu by'ukuri ntabwo ari byo, byavuye mu muco wari uri aho ryari riri, kandi dushobora kubona ko iryo hame ryakurikizwaga hano i Korinto. Nyuma yo gusabwa kurwanya amacakubiri nk'uko twabibonye mu rwa mbere rw'Abakorinto igice cya mbere kugeza ku cya 4, Pawulo noneho agana ku bibazo bijyanye n'ubusambanyi, imanza, uburaya cyangwa kwicuruza, gushyingirwa no kuba ingaragu, ari byo dusanga mu rwandiko rwa mbere yandikiye Abakorinto kuva ku gice cya 5 kugeza ku gice cya 7. Urugero rw'imibereho y'abisi rwabagizeho ingaruka zikomeye. Kwirema ibice cyangwa se amacakubiri bivugwa mu rwa mbere rw'Abakorinto igice cya mbere kugeza icya 4 byugururiye umuryango imyifatire y'akahebwe yamaganwa mu bice bikurikiraho. Ni mu buhe buryo Pawulo ashaka gukemura icyo kibazo cy'icyaha mu itorero, kandi ni ayahe masomo dushobora kuvana mu byo yanditse? Ingingo ya mbere iravuga iti kuvuguruzanya hagati yo kwizera n'imigenzereze. Mu mateka yose y'ubukristo, abahanga mu by'iyobokamana, abapasitoro n'abakorerabushake bagiye biga isezerano rishya kugira ngo bamenye uko itorero rigomba kuba rimeze. Nk'urugero, dutangazwa cyane n'itoro ryo mu byakozwe n'intumwa. Ariko kandi hari ikintu kimwe cy'ingenzi twibagirwa vuba: abantu bafite ibibazo. Bisa nkaho natwe dushobora kuba dusoma isezerano rishya kugira ngo tubone icyo Bibiliya ivuga cyerekeye uko itorero ritagomba kumera. Inzandiko Pawulo yandikiye Abakorinto ni ingingo nziza yo gutangiriraho. Mu rwandiko rwa mbere rw'Abakorinto igice cya 5 umurongo wa 1 n'uwa 2 haravuga ngo inkuru yamamaye hose yuko muri mwe habonetse ubusambanyi, ndetse bw'uburyo butaboneka no mu bapagani, umuntu kwenda mukase. Namwe murihimbaza aho kubabara, kandi ari byo byari bibakwiriye ngo uwakoze icyo cyaha akurwe muri mwe. Imvugo dusanga muri uyu murongo ngo kwenda mukase yumvikanisha ko Pawulo yavugaga ku mibonano mpuzabitsina y'abahuje amasano y'imiryango yabaye hagati y'umugabo na mukase. Ibyo bintu ahari byaba byaravuzwe n'abo mu rugo rwo kwa Kirowe. Bene ubwo busambanyi bwafatwaga nk'icyaha gikabije mu buryo butaboneka no mu batazi Imana, nyamara kandi bikarenga bikaboneka mu ituro rya mbere rya gikristo. Amagambo ya Pawulo agaragaza ko byamuteye ubwoba bukabije kumva ko umwe mu bizera b'itorero yakora ikintu nk'icyo. Nyamara ibibi nk'ibyo ntibyahagarariye aho, ahubwo byarushijeho kuba bibi. Pawulo yatangajwe cyane no kumenya ko aho kubabazwa n'iryo shano ryari byabaye, Abakorinto barihimbaje bumva ko hari urundi rwego bagezeho kuba baremeye icyaha nk'icyo kikaboneka hagati muri bo.
Niyo mpamvu Pawulo atifuje ko hahanwa uwo muntu wakoze ishyano wenyine, ahubwo ko n'itorero rikwiye kugayirwa kwirengagiza cyangwa kurebera ikintu nk'icyo, ntibahuze kwizera n'imigenzereze yabo. Mu by'ukuri Pawulo asobanura neza ko itorero riba byarahamye byihanukiriye umuntu nk'uwo wahangaye gucyura umugore wa se akamugira umugore we bakabana. Nyamara nk'uko tubibonye ku murongo wa 2, bo birase ko icyo cyaha cy'ubusambanyi bukabije babashije kukihanganira ntibahane uwagikoze. Icyo cyari ikintu Pawulo atabashaga kwihanganira. Niyo mpamvu ku murongo wa 6 yagize ati, kwirata kwanyu si kwiza, ntimuzi yuko agasemburo gake gatubura irobe ryose? Mu by'ukuri se abo bantu bari bafite ikihe kibazo? Nta busobanuro dufite bwo gusobanura impamvu itorero ry'i Korinto ryirengagije guhana umuntu wakoze amahano nk'ayo. Ahari ntiwasanga yari umwizera w'umukire se, umwizera wakoreshaga umutungo we mu gufasha itorero? Cyangwa ahari ni ukubera ko byose byari byemewe n'amategeko se? Mu by'ukuri ntabwo tubizi, ariko ikigaragara ntabwo bigeze bita ku kibazo mu buryo bari bakwiriye kucyitaho. Birengagije amagambo ari mu gitabo cy'Abarewi igice cya 18 umurongo wa 7 n'uwa 8. Haravuga ngo, ubwambure bwa so nibwo bwambure bwa nyoko, ntukamwambike ubusa. Uwo ni nyoko, ntukamwambike ubusa. Ntukambike ubusa mukaso, kuko ari ubwambure bwa so. Reka mbasabe musubize iki kibazo. Ni ibiki bibujijwe mu byanditswe byera twebwe nk'itorero tudakwiriye kwemera ko biribamo, nubwo byaba bikozwe mu izina ry'urukundo ndetse hanabayeho kubyemeranyaho? Andika igisubizo cyawe mu mwanya wagenewe ibitekerezo. Ingingo ya 2 iravuga iti, guhangana n'ibyaha by'urukozasoni. Guhangana n'ibibazo birebana n'ubusambanyi buri gihe biba bigoye. Byari bigoye kuri Pawulo kandi natwe biratugora. Mu bihe nk'ibyo tugomba kuba indahemuka ku byanditswe kandi tugakemura icyo kibazo mu rukundo kandi tukagisengera. Ntitugomba na rimwe kwibagirwa ko intego yacu ari ugusubiza ibintu mu buryo. Iyo dukomeje gusoma mu rwambere rw'Abakorinto igice cya 5 umurongo wa 1 kugeza 13, tubona ko Pawulo abwira Abakorinto natwe tutiretse uko ikibazo nk'icyo gikwiriye gukemurwa. Pawulo agaragaza neza ko ibyaha by'urukozasoni by'ubusambanyi bwakozwe ku mugaragaro bisaba igihano cy'itorero. Avuga ko umuntu wakoze icyaha cy'ubusambanyi bukabije akwiriye gukurwa mu bantu, agacirwa urubanza, agahabwa Satani kandi ashirwe kure yabo. Abizera b'itorero babwiwe ko batagomba kwifatanya nawe ndetse badakwiriye no gusangira nawe. Pawulo yakoresheje amagambo akomeye ashobora gusa naho akomeretsa amatwi y'abantu bo muri iki gihe, ariko amagambo ye agomba kumvikana mu mujyo w'amateka y'igihe yavugiwe. Ikindi, uyumva agomba kwibuka ko arimo guhangana n'ikibazo cy'imibereho y'icyaha cyabaye gikwira. Ubusanzwe igihe ibintu bikabije kuba bibi ni ngombwa gukoresha amagambo akomeye. Reka tuvuge ku bisobanuro byamwe muri ayo magambo akarishe Pawulo yakoresheje. Mu rwambere rw'Abakorinto igice cya 5 umurongo wa 2 n'urwambere rw'Abakorinto igice cya 5 umurongo wa 13, Pawulo aravuga ati, uwakoze icyaha akurwe muri mwe. Ibyo birebana no guhabwa igihano cy'itorero. Mu rwambere rw'Abakorinto igice cya 5 umurongo wa 5 nabwo Pawulo aravuga ati, mushyikirize uwo muntu Satani. Kubera ko uwo muntu atahisemo kuba munsi y'uburinzi bw'Imana ngo abeho imibereho iyumvira, agomba kurekwa akegurirwa Satani yahisemo gukorera. Iyo mvugo ishobora kuba ivuga ikintu nk'iki: ni mumureke asarura imbuto z'ibyo yakoze. Mu rwambere rw'Abakorinto igice cya 5 umurongo wa 9 Pawulo aravuga ati, ntimwifatanye nawe. Byagera ku murongo wa 11 akavuga ati, ndetse ntimusangire n'umuntu nk'uwo. Kwifatanya n'abasambanyi byafatwaga nk'ikintu kibi cyane cyateza akaga, kubera ko bashobora guhindura abandi bagakurikiza imico yabo. Mu bihe bya kera, gusangira n'umuntu byasobanuraga kuba muhuje indangagaciro. Twese turi abantu bashobora guhindurwa n'abari hafi yacu, tukaba tugomba kwirinda mu buryo bwose bushoboka, cyane cyane igihe dusakiranye n'ikibazo nk'icyo. Mu rwambere rw'Abakorinto igice cya 5 umurongo wa 5 Pawulo yaravuze ati, umwuka we ubone kuzakira ku munsi w'umwami Yesu. Igihano cy'itorero gisubiza umuntu ku murongo, kiba kigamije gutuma abanyabyaha bisubiraho bakareka imibereho yabo y'ubunyacyaha. Ibyo bishoboke ko ari byo Pawulo yavugaga mu rwambere rw'Abakorinto igice cya 5 umurongo wa 5 agira ati, kugira ngo umubiri we urimbuke.
Ikindi gishoboka ni uko uwo muntu wakoze icyaha gikomeye gutyo uvugwa mu rwambere rw'Abakorinto igice cya 5 ari umuntu ushobora kwihana hanyuma. Igihano cy'itorero kigera ku ntego zacyo iyo uwagihawe akomorewe akagaruka mu muryango w'itorero yarahindutse. Ingingo ya 3 iravuga iti kurinda isura y'itorero. Mu rwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Abakorinto igice cya 6 umurongo wa 1 kugeza 11, Pawulo akomeza amagambo ye atanga inama z'uburyo abakristo bakwiye kugenza ibibazo birebana n'abantu bari mu itorero. Mu rwambere rw'Abakorinto igice cya 6 umurongo wa 1 haravuga ngo iyo umuntu wo muri mwe afite icyo apfa na mugenzi we, mbese ahangara kuburanira ku bakiranirwa ntaburanire kubera. Dushingiye ku bivugwa mbere y'iri somo, ni ukuvuga ubusambanyi buvugwa mu rwambere rw'Abakorinto igice cya 5 n'ubuvugwa nyuma, ni ukuvuga ubwo tubona mu rwambere rw'Abakorinto igice cya 6 umurongo wa 12 kugeza 20, bishobora guhita bitwereka ko ikibazo kivugwa muri ibyo somo tumaze gusoma byo mu rwambere rw'Abakorinto igice cya 6 umurongo wa 1 naho havuga ibirebana n'ubusambanyi. Ntabwo mu by'ukuri tuzi uko ikibazo giteye, niba ari ikibazo cyoroheje nk'ikibazo cy'abantu bapfa umutungo cyangwa ikibazo kirebana n'imibonano mpuzabitsina. Uko ikibazo cyaba giteye kose, Pawulo ntabwo yashimishwa no kubona abizera b'itorero bakijyana mu rukiko. Mbese ntibishoboka ko ikibazo cyabo cyakemurirwa hagati muri bo nk'abakristo kigakemurwa mu buryo bwa kivandimwe aho kujya kuburanira ku bakiranirwa? Birashoboka ko mu bantu bamwe bashobora kugira icyo bapfa. Bishobora no kuba hagati y'umwana na se, nk'uko twabibonye mu rwambere rw'Abakorinto igice cya 5 umurongo wa 1 aho umwana yatwaye umugore wa se. Ikibazo uko cyaba giteye kose ntabwo ari ngombwa kubanza kumva ikibazo mbere y'uko wumva ingingo. Icyo Pawulo yari yitayeho ni isura y'itorero nk'umuryango w'Abakristo nk'uko abo hanze babyo baribona. Abakristo ntibakwiye kwimena inda bajya kuburanira mu batizera kandi mu ruhame. Nta nubwo bakwiriye gukoresha uburyo bw'abisi bakemura ibibazo biri hagati yabo. Mu isi yayoborwaga n'Abanyeroma, kandi na n'ubu niko bikunze kugenda, abantu bo mu nzego zo hejuru muri politike cyangwa abanyemari bakunda gukingirwa ikibaba mu nkiko. Mu bundi buryo, abakristo bagomba gukurikiza umurongo washyizweho na Kristo bakitandukanya n'imigenzereze y'urugero rw'imikorere y'abisi. Ingingo ya 4 iravuga iti urukingo rukumira ubusambanyi. Nyuma yo kumva ibyo twize mu byigisho byabanje ndetse n'ibyo tuvuze mu ngingo zibanje, umuntu ashobora kwibaza ati ni ikihe kibazo mu by'ukuri cyari Korinto? Kuki hari ibyo bibazo byose? Bisa nkaho bamwe mu bakristo b'i Korinto bizeraga ko kuva ubutumwa bwiza bwaraba batuye bemerewe gukora ikintu cyose bashaka. Bavugaga ko nk'uko inda yagenewe ibyo kurya, umubiri nawo wagenewe guhuza ibitsina, kandi guhuza ibitsina bikaba byaragenewe umubiri. Pawulo yasubije avuga ko ibyo ari ugusobanukirwa nabi umudendezo wa gikristo. Kubura ukwiyubaha mu bijyanye no guhuza ibitsina binyuranyije n'ikigira umukristo uwo ari we, kandi bikaba ari ugukoresha nabi umudendezo wahawe umuntu binyuze mu butumwa bwiza. Twabatuwe ku cyaha, ntabwo twahawe umudendezo wo kugikora. Mu by'ukuri umubiri ni uw'umwami, kandi umwami nawe ni uw'umubiri nk'uko Pawulo abivuga mu rwambere rw'Abakorinto igice cya 6 umurongo wa 13. Turi abakristo, kandi abo turi bo bigomba kugira icyo bihindura ku byo dukora, kimwe gishinze imizi mu kindi. Ibi byasobanuwe mu rwambere rw'Abakorinto igice cya 6 mu buryo butatu butandukanye. Uburyo bwa mbere, dufatwa nk'abuhagiwe tukezwa kandi tugatsindishirizwa n'umwuka w'Imana yacu mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, nk'uko biri mu rwambere rw'Abakorinto igice cya 6 umurongo wa 11. Urutonde rw'ibyaha byanditswe mu rwambere rw'Abakorinto igice cya 6 umurongo wa 9 n'uwa 10, hamwe n'icyaha cy'ubusambanyi cyavuzwe mu rwambere rw'Abakorinto igice cya 6 umurongo wa 12 kugeza 20, nta mwanya bifite mu mibereho y'abuhagiwe bakezwa kandi bagatsindishirizwa. Ubwa kabiri, turi ingingo za Kristo, nk'uko biri mu rwambere rw'Abakorinto igice cya 6 umurongo wa 15. Ibyo bisobanuye ko tugomba kuba umwe na Kristo. Ubusambanyi bwica ubwo bumwe dufitanye nawe. Uwifatanya na maraya ababaye umubiri umwe nawe. Ubumwe tugirana na Kristo binyuze muri mwuka w'Imana
bugena imico ya gikristo ikwiriye kuturanga mu bijyanye n'imibonano mpuzabitsina. Ubwa gatatu, imibiri yacu ni insengero za Mwuka Wera. Uburyo rukumbi dushobora kubaho imibereho yejejwe twirinda mu bijyanye no guhuza ibitsina ni ukugirana umushyikirano ushyitse na Kristo binyuze muri Mwuka Wera. Ahandi Pawulo avuga ibyo kuba insengero za Mwuka Wera ni mu buryo bwo gutanga imibiri yacu ngo ibe ibitambo bizima byera bishimwa n'Imana. Ibyo yabivuze mu Baroma igice cya 12 umurongo wa 1. Tekereza ku kaga ibyaha bijyanye n'ubusambanyi byazaniye inyoko muntu. Niki ibyo bitubwira cyerekeye uburyo tudakwiriye kujenjekera icyo kibazo n'ingorane gishobora gukururira abakristo? Andika igisubizo cyawe mu mwanya w'ibitekerezo. Ingingo ya 5 iravuga iti gushyingiranwa no kuba ingaragu. Uguhamya kwa Pawulo ko imibiri yacu ari insengero z'Umwuka Wera bigaragara mu cyerekezo cy'umuburo aho abantu abihanangiriza ku kibazo kijyanye n'ubusambanyi. Kuba urusengero rwa Mwuka Wera nibwo buryo bwonyine bwo kubaho imibereho izira inenge. Itorero ni umuryango w'abakristo witandukanya ubwawo n'ibihuzengurutse. Ibyo bishoboka iyo Mwuka Wera aririmo. Hari amasomo y'ingenzi yerekeranye no guhuza ibitsina dusanga mu rwambere rw'Abakorinto igice cya 7. Tubivuze mu ncamake, iki gice gishobora kugabanwamo ibika bibiri. Igika cya mbere kirimo amabwiriza arebana no gushyingiranwa. Ni urwambere rw'Abakorinto igice cya 7 ku murongo wa 1 kugeza uwa 24. Igika cya kabiri gitangira mu rwambere rw'Abakorinto igice cya 7 umurongo wa 25 kugeza uwa 40, ahavugwa amabwiriza arebana no kudashaka. Ni ukuvuga guhitamo kwibera ingaragu. Mu rwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Abakorinto igice cya 7 hadufasha gusobanukirwa ko kuvuga ku bijyanye n'imibonano mpuzabitsina ari ikintu cy'ingenzi cyane kandi ari ngombwa kuko bikenewe ko abantu babimenya. Nyamara iyo dusomye igice cya 7 cy'urwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Abakorinto, tugomba kwibuka ko Pawulo yatangaga ibisubizo by'ibibazo by'ingutu byari mu itorero ry'i Korinto. Naho ubundi ingingo zimwe na zimwe zishobora kugaragara ko ahari yari afite impamvu z'umwihariko mu buryo yabonaga ibyo gushyingiranwa, kandi ntabwo ariko byari bimeze. Mu byo twitaho itegeko muzibukire gusambana riboneka mu rwambere rw'Abakorinto igice cya 6 umurongo wa 18 rihuzwa n'igitekerezo cyo kwifatanya na Kristo no kuba urusengero rwa Mwuka Wera. Mbese hari indi nzira yarushaho kuba nziza yo kuzibukira ubusambanyi? Birumvikana ntayo. Nanone Imana niyo yaremye ibitsina, ariko kubihuza bikaba bigomba kwishimirwa n'abashakanye gusa. Imibonano mpuzabitsina ni amahirwe yishimirwa n'umugabo n'umugore bashyingiranwe, bukaba ari bwo buryo bwemewe gusa na Bibiliya. Igihe yavugaga ku kuzibukira ubusambanyi, Pawulo ashobora kuba yaratekerezaga inkuru ya Yosefu. Inkuru dusanga mu Itangiriro igice cya 39 umurongo wa 6 kugeza 18. Bibiliya ivuga ko mbere yuko umugore wa Potifaro agaragaza irari yari afite Yosefu yasohotse mu nzu arahunga. Inshuro nke ibyo byavuzwe mu Itangiriro igice cya 39 umurongo wa 6 kugeza 18 ni inshuro enye. Bibiliya ntivuga neza uko byose byagenze, ariko bigaragare ko Yosefu yategereje gukora igikorwa cy'imibonano mpuzabitsina ari uko amaze gushaka. Yari umugabo wuzuye Mwuka Wera kandi yashakaga gukora igikwiriye imbere y'amaso y'Imana. Nk'abagize itorero, ni mu buhe buryo dushobora kwirinda kugira imyumvire yabaye gikwira y'uburyo bwo guhuza ibitsina bwamaze gukwira mu muco? Igisubizo cyawe gishire mu mwanya wagenewe ibitekerezo. Dusoza, ibindi byo kwigwa no kuzirikanwa n'ibi. Iyo dusomye igitabo cya Elie cyitwa Ibyakozwe n'Intumwa, ingingo ivuga iby'ubutumwa bw'imbuzi no kwinginga ku rupapuro rw'184 kugeza 189, dusanga igitangaje mu byaha bivugwa mu rwambere rw'Abakorinto igice cya 5 umurongo wa 10 n'uwa 11, no mu rwambere rw'Abakorinto igice cya 6 umurongo wa 9 n'uwa 10, gusenga ibigirwamana n'ubusinzi biri ku rutonde rumwe n'ubusambanyi. Nk'uko Pawulo yongeye kubivuga mu rwambere rw'Abakorinto igice cya 10 umurongo wa 7, gereranya n'ibivugwa mu gitabo cyo Kuva igice cya 32 umurongo wa 1 kugeza uwa 6. Ibirori by'iminsi mikuru yo gusenga ibigirwamana byarangwaga no kurya no kunywa, maze abantu bamara kuvuyarara bakajya mu busambanyi. Elie aravuga ati, ntibishoboka ko umuntu yanezezwa n'imigisha yo kwezwa nyamara agifite kamere yo kwikunda ndetse n'umururumba.
benshi banihishwa no kuremererwa n'umutwaro w'ingaruka mbi zikomoka ku mirire n'iminywere byonona imibereho n'ubuzima. Bananiza ingingo zabo zishinzwe igogora kubera kurenza urugero. Imbaraga umuntu yahawe yo kurwanya ihohoterwa ry'umubiri ziratangaje, ariko umuntu akomeje kwimenyereza kurya no kunywa birenze urugero bituma imbaraga z'umubiri zigabanyuka. Mu gushyira imbere gutwarwa n'irari no kwifuza bituma bitwa abakristo bagenda baremara mu mikorere yabo, ndetse bikagabanya imbaraga z'umubiri n'ibitekerezo n'iz'imico. Igihe umuntu amaze kwiyambura inarijye, igihe buri kigirwamana cyose kitakirangwa mu mutima we, umwanya ibyo byavuyemo wuzuzwa mwuka wa Kristo. Umuntu nk'uwo aba afite kwizera kuyobowe n'urukundo rweza umutima we buri kibi cyose n'ibizira byose biwurimo. Imana irashaka kutuzamurika tugeza ku rugero rwo hejuru ruboneye rwo mu ijuru, kuko mwuka wayo atazakomeza kuruhanya natwe, kuko muri kamere yacu keretse gusa dutunganyijwe na mwuka w'Imana harimo imbuto z'icyaha zica. Ndakwifuriza kuzibukira ikibi n'igisa nacyo cyose mu izina rya Yesu.